nukumenya ibyo umugabo wawe akunda n'ibyo umugabo yanga. Ibyo bintu nubasha kubimenya mu rugo rwawe ukavuga ati umugabo wanje akunda iki, umugabo wanje yanga iki, uyu mugabo wanje akunda ibingibi, nimbikora ibi bintu umugabo wanje arishima kuko arabikunda, ibi bintu nimbikora umugabo wanje biramubabaza kuko arabyanga. Ibyo bintu nubikora uzaba ukoze ikindi kintu cyatuma mu rugo rwawe uba wa muntu mbega umugore kabisa uhamye, umugore uzi icyo umugabo wakunda, umugore uzi icyo umugabo we yanga. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kandi ndakunezerewe, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye uburinzi bwawe, ngushimiye kongeye kumpuza n'abantu bawe. Twese turi bazima nubwo ibibazo bitabura, ariko uracyatubereye Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nkweretse iki kiganiro abagiye kucyumva, ndagusabye ngo kigira aho kibakura, kigira icyo kibamarira, kibabera inkomezi, kibafashe muri ubu buzima, kandi Uwiteka twese kitugirira umumaro, nanjye ukivuga kingirira umumaro. Bana natwe byose mbisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Ndongeye ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Arine 250, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Ndabasuhuje abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mwese amahoro y'Imana nimuhorane. Abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese amahoro y'Imana muhorane. Abari Burundi, abari muri East Africa, abari muri Afrika yose, abari mu bihugu bya kure, buri muntu wese uri kubasha kunkurikirana, ndagusuhuje. Imana y'amahoro ikomeze kugirire neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu. Nimba uri umukobwa ejo bundi ugashaka ukaba umugore, tugiye kureba ibintu bitanu ugomba gucikaho ukimara kuba umugore. Ibyo bintu bitanu nubicikaho bizagufasha kugira urugo rwiza. Ibyo bintu bitanu nubicikaho bizagufasha kuba umugore mwiza mu rugo rwawe. Twihuse cyane rero, ikintu cya mbere, nimba uri umugeni cyangwa nimba aribwo ucyubaka mu gihe urugo utararumaramo umwaka, amezi 6, hari ibintu bitanu ugomba gucikaho. Ikintu cya mbere ugomba gucikaho ni ukubeshya. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba gucikaho. Nimba uri umugore mu rugo rwawe, hagati yawe n'umugabo, ikintu cya mbere ugomba gucikaho ni ukubeshya. Kubeshya uwo mwashakanye, kubeshya uwo mubana, ukamubwira ibintu bitari byo, ukamubwira ibintu utabanje gutekerezaho, ukumva ibintu byose wabimubwira, rimwe na rimwe ukaba uri no kumubeshya. Ibyo bintu ugomba kubicikaho nimba ukeneye urugo rwiza. Kubeshya rero ni kimwe mu bintu bituma urugo rusenyuka, rutitaye ngo rumaze umwaka, rumaze imyaka 10, rumaze imyaka 20. Igihe cyose urugo rwatangiye kuzanwamo kubeshya, urwo rugo ntirumara kabiri. Rero byashoboka ko hari ibintu wabeshye umusore cyangwa se uwo mugabo wawe muri kumwe mutarabana, ariko nunabyinjiza mu rugo ukumva wabikomezanya, menya ngo urugo rwanyu ntiruteye kabiri. Mu rugo hasaba ukuri cyane, ko iyo umuntu mubwiza ukuri niho havamo icyizere. Wamubwira ikintu akizera yuko icyo kintu uri kumubwira ari icy'ukuri. Ariko iyo umubeshya, iyo utangiye kuzanamo ibintu byo kubeshya igihe cyose ukamubeshya, niyo umubwije ukuri ntago yemera yuko ibyo wamubwiye ari ukuri, ahubwo aba yumva yuko nyine n'ubundi uri kumubeshya. Ku buryo niyo wamubwira ati ejo nzajya aha, yumva kumubeshya. Ku buryo niyo umubwiye uti narindi mu kazi, yumva kumubeshya. Ku buryo niyo ugize impamvu ituma utinda utashye, ukamubwira uti akazi kabaye kenshi, yumva yuko umubeshya. Rero ni byiza ngo nimba ugeze mu rugo rwawe, ingeso yo kubeshya uyicikeho, wige kuvugisha ukuri, wige kubwira uwo mwashakanye, umubwiza ukuri uko ibintu biri. Ikintu cya kabiri ugomba gucikaho, ugacikaho burundu,
n'utuntu tw'udupati twa hato na hato, n'utuntu tw'utubidi twa hato na hato, utuntu tw'uturoro utamenya, ngaho uyu munsi wagiye muri bridal shower, ngaho ejo wagiye muri baby shower, ngaho ejo bundi wagiye mu mwana wa graduatinze, ngaho ejo bundi wagiye muri graduation runaka, ngaho ejo bundi wagiye aha. Ibyo bintu nimba warafashe umwanzuro wo kubaka ukaba uri mu rugo rwawe, biragusaba ngo ibyo bintu utangire ugenda ubicikaho gake 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 gake. Impamvu rero ni izo ngendo uhoramo, izo ngendo za hato na hato zituma umugabo wawe akubona nk'umuntu utari tayari, akubona nkaho utazi icyo uri cyo muri urwo rugo. Ntago abagabo bakunda umuntu bwije bwakeye yagiye ngo uyu munsi umubwire ngo nagiye muri bridal shower, ngejo umubwire ati nagiye muri baby shower, ngejo bundi umubwire uti nagiye muri graduation y'umwana wizi nyuma yanjye, ngo ejo bundi umubwire uti aha hari umwana w'inshuti yanjye bari bufatira irembo, ngo ejo bundi umubwire ati hari umwana w'inshuti yanjye uri bujye mu rukiko, ejo bundi umubwire uti hari umwana w'inshuti yanjye wabyaye umwana we baramwita izina. Mbega uhore mu ngendo, uhore mu ngendo, uhore mu ngendo. Nimba ukeneye yuko urugo rwawe ruba rwiza, nimba ukeneye yuko umugabo wawe atekana akavuga ati nashatse umugore muzima, izo ngendo zigabanye, utwo dupati twa hato na hato tugabanye, ibintu nk'ibyo ubigabanye, bizagufasha kugira urugo rwiza, bizagufasha kugirirwa icyizere n'umugabo, ku buryo nejo nugira gahunda ituma ugenda azavuga ati nta kibazo genda. Kubera iki? Nta ngendo uhoramo, ku buryo abavuga ati nimba noneho umugore wanjye agize gahunda imusaba kugenda, buri iriya gahunda ni ingenzi. Ikintu cya gatatu ugomba gucikaho mu gihe wabaye umugore uvuga uti nanjye uru rugo n'urwanjye, ngomba kurwubaka neza, ngomba kurwitaho rugatera imbere, nkaba umugore mwiza mu rugo. Ikintu cya gatatu ugomba gucikaho ni ikigare. Abakobwa turaziranye, iyo umuntu akiri umukobwa uba ufite ibigare byinshi bitandukanye, ngabo muhuzwa n'ibintu runaka, ugasanga uyu munsi wari uri kumwe na babacuti bawe 5, ejo bundi wari uri kumwe na babacuti bawe 3, ugasanga ufite utugare twa hato na hato tutandukanye, ugasanga icyo kigare nicyo kikubwira ejo ati twagiye, twasohotse, twagiye aha, twagiye muri ibi, twagiye muri ibi. Ibintu byeregeranye n'ikigare ubivamo, ubireka ukabyibagirwa neza neza, nk'uko wibagiwe ibere rya mama wawe n'ibintu byerekeranye n'ikigare ukabivamo. Warangiza ukavuga uti nzajya mu kintu biri ngombwa, nzajya aha n'aha biri ngombwa, koko wumva nawe n'umutima wawe yuko ari ngombwa yuko aho hantu uhajya. Naho ubundi ikigare cyagusenyera bari abakobwa mwabanaga, bari abakobwa mwahoranaga, uyu munsi bashobora kukubwira tumva tuzasohokerana hanaha uzaze tugende, ejo ukababwira ati simboneka, ejo bundi wababwira nanone ngo simboneka, ugasanga batangiye kukubwira ngo ariko kuba warabaye umugore, kuba warubatse urugo bivuze ngo utwiceho, bivuze ngo ntuzongere kuboneka muri groupe yacu, bivuze ngo utwiceho, bivuze ngo udushyire ku ruhande. Mbega bagatangira kukujora, nawe watangira kubitekerezaho ukavuga atari ko wamunganye. Kuba narabaye umugore bivuze ngo sinishime, kuba narabaye umugore bivuze ngo sinsohokane n'abandi bana. Ugasanga mbega rimwe na rimwe birakunaniye kureka ikigare. Ariko nshuti, nutareka icyo kigare, nudatandukana na ziriya nkunda rubyino mwahoranye, nudatandukana na bari bakobwa mwahoranaga, ngaho uyu munsi mwasohotse, ejo mwagiye ku Gisenyi, ejo bundi mwagiye i Nyanza, ejo bundi mwagiye muri parike, ejo bundi mwagiye i Burundi, ejo bundi mwagiye aha n'aha, nutiga mbega kuvuga uti ibintu bijyanye n'ikigare reka mbishyire ku ruhande, nabaye umugore, ngomba guca bugufi, ngomba kwita ku rugo rwanjye, ngomba kugenda mu gihe ari ngombwa ko ngenda, ntago ngomba kugenda mu gihe biri ngombwa no mu gihe bitari ngombwa. Ibyo bintu bizagufasha cyane. Icyo ni ikintu cya gatatu ugomba kwirinda mu gihe umaze kuba umugore
uri mu rugo rwawe. Ikintu cya kane rero ugomba kwirinda mu gihe uri mu rugo rwawe, mu gihe wumva uri umugore ukeneye kubaka, ikintu cya kane ugomba kwirinda ukacyitwararika ni ukumenya ibyo umugabo wawe akunda n'ibyo umugabo yanga. Ibyo bintu nubasha kubimenya mu rugo rwawe, ukavuga ati umugabo wanjye akunda iki, umugabo wanjye yanga iki, uyu mugabo wanjye akunda ibi ngibi, nimbikora ibi bintu umugabo wanjye arishima kuko arabikunda, ibi bintu nimbikora umugabo wanjye biramubabaza kuko arabyanga. Ibyo bintu nubikora uzaba ukoze ikindi kintu cyatuma mu rugo rwawe uba wa muntu mbega umugore kabisa uhamye, umugore uzi icyo umugabo we akunda, umugore uzi icyo umugabo we yanga. Naho ubundi nuba wa muntu ukaba uzi neza wenda yuko umugabo wawe yanga inkono z'ijoro, yanga kurarira inkono, nimba umugabo wawe akunda yuko saa moya ibiryo biba byahiye yanariye, nyuma y'ayo masaha akaba yakwicarana wakaruhuka, nimba areba amakuru, nimba ajya kuri YouTube wenda kureba amakuru atandukanye uko isi yiriwe imeze, ibintu nk'ibyo. Nimba ukeneye kubaka urugo rwawe ngo rukomere, biragusaba ngo umenye ngo ibi bintu umugabo wanjye nibyo akunda, saa moya nzajya mba nahishije, imirimo yose nayishyize ku ruhande, ibintu byose nabishyize ku ruhande, bizagufasha. Naho ubundi nuba ubizi neza yuko ibyo bintu atabikunda, ukarenga ukabikora, urwo rugo ndakurahiye ntago ruzamara kabiri. Niho hahandi umugabo azajya ajya kurya agaca muri resitora izo saa 12:30 cyangwa izo saa moya, akagenda akirira akaza aryama, kubera yuko amenyereye yuko wowe ntago wita ku byo akunda. Wowe amenyereye yuko uteka ijoro, ibiryo byawe ari ibya saa 4 saa 3 kandi wenda watabishoboye. Rero nimba ukeneye kubaka urugo rwawe rugakomera, mu bintu 5 ugomba kwitwararika ni ukumenya ngo umugabo wanjye akunda ibi, ukamenya ngo umugabo wanjye yanga ibi. Ibyo bintu bizagufasha kugira ngo urugo rwawe rutere imbere, kugira ngo urugo rwawe rube rwiza, kugira ngo urugo rwawe rumare igihe ubanye n'umugabo wawe kandi neza. Ikintu cya 5 ugomba kwitwararika mu gihe uri mu rugo rwawe kandi ukeneye yuko urwo rugo uzarubamo ukarurambamo, mbega rukakubera urugo rw'umugisha, rukakubera rwa rugo wahoze wifuza mu nzozi zawe, mu ntekerezo zawe, rukakubera rwa rugo wahoze utekereza. Ikintu cya 5 ugomba kwitwararika, ukirinda, ukavuga ati iki kintu mu rugo rwanjye ngomba kucyitwararikaho kugira ngo hato ejo cyangwa ejo bundi kitazambera imbarutso yo kugira ngo imbe nasenya. Nshuti, ikintu ugomba kwitwararika n'abantu bagenda mu rugo rwawe. Abantu bagenda mu rugo rwawe ugomba kubitwararikaho cyane, ukamenya uburyo cyubakira, ukamenya buryo ki ubakira, ukamenya buryo cyubaganiriza. Mbega ibyo bintu biragufasha mu rugo rwawe. Hari igihe abantu baza kugusura bazanywe no kukugenzura, bazanywe no kukujora, bazanywe no kureba ibigenda neza n'ibitagenda neza, bazanywe no kureba ibyiza ufite n'ibyiza udafite. Rero icyo gihe bigusaba ubwenge mu rugo rwawe, bikagusaba kwitwararika, bikagusaba ngo nimba wasuwe umenye ngo ndavuga iki, umenye ngo aba bantu ndabakirane, cyane ko mu rugo rw'umuntu abantu bose ntago baba bagenzwa n'ibyiza, ntago abantu bose baba bagenzwa n'amahoro. Hari n'ababa bagenzwa no gusenya, hari ababa bagenzwa n'amatiku, hari ababa bagenzwa n'amagambo, hari ababa bagenzwa no kugira ngo bakubwire ibibi by'umugabo wawe, hari ababa bagenzwa no kugira ngo bakubwire umuryango washatsemo ukuntu uteye kutari kwi. Ibyo bintu nubasha kubigenza neza nk'uko mbikubwiye, uzagira urugo rwiza. Kandi ibyo ni ibintu by'ingenzi mu myuzo ya mbere ugitangira kubaka urugo. Ibyo ni ibintu byagufasha, bikagufasha kuzatuma urugo rwawe noneho ruramba, ndetse ukagenda wungukirwaho byinshi, ukaba umugore uhamye mu rugo rwawe. Imana y'amahoro rero ikomeze ibahe umugisha. Wowe ukinkurikiye utarakora subscribe, ndagusabye ngo ukande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu uzabashe kubikurikirana, ukadushima Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kubw'iki kiganiro,
nkweretse abari bucyumve ndagusabye ngo kigire icyo kibamarira mu buzima bwabo bwa buri munsi, kibabera inkomezi, kandi n'abazacyumva bose bazahabwa umugisha nawe, kandi ntikizagende ngutyo gusa, ahubwo ndagusabye ngo kizagire icyo cyungura mu buzima bwabo. Urakoze mubyeyi, ushimwe kubyumvishe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.